nanone tubahaye ikaze ku murongo wacu dukurikirana ibyigisho biyobora abakuze ku kwiga Bibiliya. Ni muri ya gahunda yacu dufatanyiriza hamwe kwigana icyigisho cy'icyumweru. Tunejejwe cyane no kongera kubana namwe mu cyigisho cya kane. Kizaba ari icyigisho cyiza cyane kitubwira abahamije Yesu nka Mesiya. Reka tubasabe rero kugira ngo nkuko mubimenyereye igihe ingingo ikugezeho ubasha kuyisangiza mugenzi wawe, kandi biranemeye kuduha igitekerezo muri comment ukatubwira ibikwiye gukosoka, kandi tunabashimira cyane abagerageje kuduha comment twarazizirikanye, wenda nubwo bitaragera ku rwego rwiza twifuza, ariko muri iyi gahunda tuzagenda tubinoza. Nuko mubibona rero ndi kumwe n'umuvandimwe Dr. Oze, ndagusuhuje cyane, ariko nawe wasuhuza abadukurikiye. Murakoze, ndabashuhuje, amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Oze, tugiye kwinjira mu cyigisho cya kane. Tumaze kurangiza ibyigisho bitatu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana buragenda buturyohera. Ubu noneho twinjiye mu cyigisho cya kane, cyigisho cyiza cyane kitubwira ngo abahamije Yesu nka Mesiya. Reka rero mbere uko tukinjiramo tugusabe dushira imbere mu buryo bw'isengesho maze tutangire. Kadusenge. Mwami Imana yacu, izina ryawe ryubahwe. Amen. Tugushimiye ko wandikije ijambo ryawe ngo rizatuyobore mu kuri kose. Uyu mwanya tugiye kuribumbura, dusabye Umwuka Wera ngo abane natwe. Amen. Adusobanurire kandi utubashe kwakira, kwizera, utanga nk'impano. Ibyo wandikishije bisore mu mibereho yacu, tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane umuvandimwe. Nkuko nari maze kubivuga, tugiye gutangira icyigisho cya kane. Icyigisho kitubwira ngo abahamije Yesu nka Mesiya. Uribuka ko mu cyigisho cya mbere n'icya kabiri twabonye ibihamya Yesu nka Mesiya. Ubu noneho tugiye kubona abantu bahamije Yesu nka Mesiya, kandi aho tugeze rwose ijambo Mesiya riranumvikana. Ni nayo mpamvu ubutumwa bwiza bwa Yohana rero bugiye kuduha ingero z'ibifatika z'abahamije Yesu nka Mesiya. Iki cyigisho kizaba kibanda cyane mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya gatatu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Arakoze cyane. Kizaba gifite icyo kwibukwa. Turasanga muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa gatatu. N'amagambo Yesu, turasanga igitekerezo Yesu yaganiye na Nikodemu, ariko ku murongo wa gatatu Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu, wenda tuzinjira imbere turebe, ariko uyu Nikodemu Yesu aramubwira ngo nukuri. Ubundi mu butumwa bwiza ahantu hose tuzasanga Yesu agiye kuvuga akabanza ngo nukuri. Ibyo bintu biba ari ukuri, ugushimangira uko n'ugushimangira. Umuntu utabyawe ubwa kabiri. Gusa ubwo ntari kuvuga ibyavuka kwa mbere. Uwo bari kuvuga nabyo ari byose yaravutse ko ariho. None nambwe ngo nukuri umuntu wese, aha nta muntu usigaye, utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Kubera iki Yesu avuga ati umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana? Ku murongo wa gatandatu muri cya gice cya gatatu yakomeje gusobanura Nikodemu, kuko Nikodemu ntabwo yabashije kubyumva. Ibyo bintu ntabwo yahise abyumva. Yesu aramubwira ati rero buriya ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Bivuze ko yaramwibukije bwa mbere ko wabyawe n'umubiri. Yego. Ariyo mpamvu byiswe kubyarwa ubwa kabiri, ibyo agiye kumusobanurira. Aricyo byiswe kubyarwa n'umwuka. Yego. Kubyarwa ubwa kabiri nibyo Yesu yongeye kwita kubyarwa n'umwuka. Ikibyawe n'umubiri kiba ari umubiri. Pawulo yandikira Abaroma yababwiye icyabyawe n'umubiri cyo kizana n'icyo ari cyo. Yego. Haya no murongo wa kangahe? Ni mu gice cya mu gice cya 8 nko ku murongo. Igice cya 8 umurongo wa 6. Yego. Yaravuze ngo umutima wa kamere utera urupfu. Ubwo ni kwa byandi kubyarwa ko mu mubiri. Bya bindi Dawidi bankundira mvuga mu kubyarwa n'umubiri, abantu bamenye ko tuvuka mu mubiri tumeze. Dawidi yabivuzeho muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 7. Umva ko tuvuka ko umubiri tumeze. Dore naremanwe gukiranirwa mu byaha nimwo mama yagize ute yambyariye. Ubundi uko niko
tuvuka. uwo mutima rero yego utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo buhoraho, aricyo Yesu yita kubyarwa n'umwuka, ariko kubyarwa ubwa kabiri ibyo nibyo bizana ubugingo buhoraho, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. ngibi ibintu niko ngo abari mu mutware bwa kamere abavutse bwa mbere gusa ntago bashobora kunezeza Imana. Yesu rero abwira Nikodemu ko kugira ngo umuntu abashe kuragwa ubwami bw'Imana bimusaba kubyarwa ubwa kabiri, bimusaba kubyarwa n'umwuka. Ntabwo bihagije kuba umuntu yaravutse gusa ngo abashe kunezeza Imana, nta nubwo bishoboka ku muntu muri kamere ye ngo abashe kunezeza Imana. ngiki cyo kwibuka cyatubwiraga, ntekereza ko tuzayirushaho kubyumva neza uburyo ari ingenzi ko tukuriye kuvuka ubwa kabiri. Mu byigisho bibanza rero hano durebye mu mbanziza cy'iki kintu batubwira, baratubwira ngo hari ibintu bihamya Yesu ko yari Mesiya. Muri byo hari ibitangaza yakoze nk'uko twabibonye by'imirimo mu cyigisho cyane. Yesu yahinduye amazi divayi rwose, ibintu bya yego. Yesu yahagije abantu 5,000 barabibonye, yego, akoresheje imigati mikeya n'amafi 2. Yesu yakijije abantu benshi, yego, yanazuye rega na Lazaro, yego, amukora mu bapfuye. Ibyo byari bihamya yuko ari Mesiya, yego, uwo ni Yesu. Abantu benshi baramwizeye, yego, uwo ni Yesu. Ariko hari n'abantu bwabo uretse ibyo Yesu yivugiye akanabikora, hari n'abantu bahamije yuko Yesu ari Mesiya. Muri abo ngabo rero uwa mbere ni Yohana umubatiza. Uramwibuka Yesu amusanze ngo amubatize integuza Yesu, amugeze imbere aravuga ngo nguyu ntama w'Imana ukora ibyaha by'abari mwisi. Hari n'abandi bahamya ko Yesu yari Imana. Urugero baduha Andereya, Simoni Petero, baraduhamo Filipo, Natanayeli, n'undi muhamya utari witezwe ari wa undi Nikodemu twamaze kubona nyuma yuko amaze gusobanukirwa n'uwari. Ibyo nibyo tuziga muri iki cyigisho. Ibyo bintu tugiye kuganira, yego. Tutahatinze aha rero ndumva twakambuka ku ngingo yo kuwa mbere, ingingo rwose tukareba umuhamya wa mbere. Nkunda ukuntu Yohana bitondeka rero, ubundi ukuntu abitondeka bifite urukurikirane ku buryo turaza gusoza iki cyigisho kitubwira ngo abahamya Yesu ko ari Mesiya. Rwose nta gushidikanya, dufite ibimenyetso bifatika. Niyo mpamvu atangira ku buhamya bwa Yohana umubatiza. Abantu banabimenye, hari umuntu wigeze ambaza muri komanteri ngo mbese Yohana umubatiza niwe wanditse ubutumwa bwiza. Uyu Yohana umubatiza niwe wari integuza ya Yesu, kandi rwose amaze gusohoza umurimo we nk'uko turaza kubireba muri ingingo. Rwose byarangiye, umurimo we urangiye. Ni uyu bantu banabyumve neza, niwe Yohana Herode yaciye igihanga ku bwa Herodiya, umurimo we wari urangiye. Ariko nkunda ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo mubabyawe n'umugore ntawe uruta Yohana. Rero Yohana watwandikiye ubutumwa bwiza yari Yohana intumwa ya Yesu, kandi ntekereza ko ni nayo wanditse byashuwe na za nzandiko zose za Yohana. Hano ni iki tubona kuri Yohana rero umubatiza. Yohana umubatiza igihe yatangiraga umurimo we, awutangira abantu basobanukiwe na Yohana wariwe. Kubera iki? Yari afite amagambo yo mu buhanuzi bwakomokaga mu gitabo cya Yesaya, igitabo Abisirayeli bari basobanukiwe neza. Kuko atangira umurimo we abantu bari baje ngo ese uri Mesiya? Barabimubaje. Turabisoma neza muri rasomo baduhaye uko ingingo imeze. Ni Yohana igice bwiza bwa Yesu ko byanditse na Yohana, igice cya mbere duhereye ku murongo wa 19. Yego, twumva ukuntu byagenze kuri Yohana umubatiza. Ndabona nahageze umurongo wa 19 nasoma, haranditse ngo umurongo iki cya murongo wa 19 umutwe w'amagambo uravuga ngo abayuda basobanuza Yohana umubatizo wariwe. Umurongo wa 19, ibi nibyo Yohana yamubajije yahamije. Ibi nibyo Yohana yahamije ubwo abayuda bamutumaga abatambyi n'abarewi bavuye i Yerusalemu no kubaza bati urinde. Nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati sinje Kristo. Birumvikana ko bari baje kumubaza, hari ibyo bari batekereje bakurikije nuko bigaga ubuhanuzi, bakumva ko Mesiya yenda ageze igihe cyo kuza. Kandi muri iki cyigisho baratwereka ko hari ibintu bitatu bari biteze. Hari ibintu bibiri batubwiye, hari Mesiya babiri. Hari Mesiya agomba guturuka mu batambyi, hakaba na Mesiya agomba guturuka mu ibwami. Ibi bintu rero byatumye ku buryo Yohana umubatiza yaje yigisha
batangira kumwibazaho cyane ko Yohana umubatiza yavutse mu batambyi. Yego yavukaga kwa Zekariya umutambyi. Ubu rero ubutumwa yari afite batangiye umva ibibazo rero bamubajije. Nuko baramubaza ati tubwire uri Eliya nawe ati sindiwe. Arababaza bati uri wa muhanuzi wa undi Mose yavuze mu wa undi Mose yavuze. Kandi uyu muhanuzi banabimenye neza burya yari Mesiya. Arabasubiza ati oya. Baramubaza ati none se urinde ngo dusubiza abadutumye wowe wiyitande. Umurongo wa 23 ari nawo dusorezaho ati ndijwi ry'urangurura mu butayu ni mugore nzira y'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Yego muri ingingo turabona yuko abayobozi b'idini bohereje abantu kujya kureba Yohana ngo bamubaze uwo ari we kubera ko batekerezaga yuko ashobora kuba ari Mesiya. Yohana rero abasobanurira isano afitanye n'uwo muntu, ababwira ko atari we ubwe, ahubwo we icyo yaje gukora ari uguteguriza uwo nguwo. Ikintu gitangaje mu kubasubiza ibyo bintu ngo mu muco w'abayuda iyo umwami yendaga kwima bagiraga igihe cyo gutunganya imihanda. Nibyo Yesaya yavuze, mugorora inzira y'Uwiteka ahataringaniye muharinganize, udusozi twose turinganizwe. Kandi noneho Yohana agiye kubasubiza abasubiza muri uwo mujyo babashaga kumva. Ikibazo niki bagombaga gutahana ko bari basanze Yohana babwiye ngo ninge nteguza ninge ukwiriye ndijwi ry'urangura mu butayu ngo mutunganye inzira, ko batasanze Yohana ari guharura imihanda. Uko byari biri niki batahanye mu guteguriza umwami uzaza, hagombaga gukorwa icyo uyu munsi twakita umuganda, bagasana imihanda umwami azanyuramo, ibinogo bakabisiba, bagategura inzira nziza umwami azanyura ahantu hameze neza. Yego rero uko batekerezaga Mesiya uzaza, bamutekerezaga nk'umwami uzaza kwimika ubwami bwo kwisi, akaba batura ingoma y'Abaroma. Yego icyo bari bagisobanukiye rero ko hagomba kuba umurimo wo kumutegurira ahantu azanyura. Yohana nibyo yaje aje gukora, ariko Yohana yaje kubabwira igitandukanye n'uko bari babyiteze, kuko bibwiraga ko ari umwami uzaza aje kwimika ubwami bw'ubwiza, ubwami bw'ibifatika. Yohana aza babwira ati rero nge naje gutegurira inzira z'umwami, kandi nge mbatirisha amazi. Uzaza mbatirisha amazi, uzaza azabatirisha umwuka. Yohana yabwirizaga ubutumwa bwo kwihana ibyaha ngo abantu bategure Kristo, imitima yabo bayitegure kugira ngo Kristo azaze. Aha turaza kubona ko ubwami Yohana yari guteguriza ntabwo ari ubwami bw'ifatika, ahubwo ni ubwami bwimikwa mu mutima. Ahandi byanditswe byarabwita ubwami bw'ubuntu bwimikwa mu mutima w'ubakiriye Kristo, kubw'ubuntu bwa Kristo. Mu yandi magambo Yohana abashubije ibihuye n'ibyo batekerezaga, ariko ahindura ibyo batekerezaga mu buryo bakwiye kubyumvamo, bakabaye babyumvamo. Yego arababwira ati nibyo koko umwami azaza, ariko aje kwimika ubwami butandukanye n'ubwo muri gutekereza. Ubwami bwe aje kumwibika mu mitima yanyu. Niyo mpamvu naje ndi kubwiriza abantu ni mwihane ibyaha byanyu, mwitegure Kristo ugiye kuza. Ako oze kanifashe amagambo ari hano kugira ngo abantu babyumve batagira ngo ni amagambo yacu. Hano mukisha aravuga ngo mu bihe imihanda yagomba mu bihe imihanda yabaga yuzuyemo ibinogo irimo n'amabuye, abagaragu bajyaga boherezwa mbere yo kuza k'umwami kugira ngo batunganye imihanda kandi bagorore ahataringaniye, maze barangiza inzira cyangwa se uwo muhanda umwami akazabona kunyuramo. Mu gusoza ubuhanuzi rero Yohana yaje ngo ategure imitima y'ubwoko bwa Yesu. Ibi bintu rero nge nakunze ukuntu byarumvikanaga haba mu matwi y'ababyumvise kuko ari umuhango bamenyereye, ariko icyo bari bakeneye kurenzaho ni ukumenya ko ubwami bugiye kwimika buri bwimikwe mu mitima yabo. Niyo mpamvu ari gutegura imitima yabo kugira ngo ubwami bubone kugira ute kwimika. Yego hari ikibazo batubaje dusoza iyi ngingo, bagaruka kuri twebwe abadivantiste umunsi wa karindwi n'uburyo twasoza umurimo nk'uwo Yohana yakoze, wo gutegura. Mbese umurimo wacu ni uwuhe, ufitanye isano n'uwa Yohana mu buhe buryo? Turi itorero ryatoranyijwe kugira ngo ryamamaze ubutumwa bwiza, kugira ngo ritegurize abantu kugaruka kwa Kristo, nk'uko Yohana yabikoze. Rero mwibuka ko Yohana yabwirizaga abantu ati mwihane ibyaha byanyu. Mu kwitegura Mesiya ugiye kuza, mu kwitegura uzaza nyuma yanjye, iki umwiteguro mukwiye kugira ni uwo kwihana.
ikindi Yohana nabwo yigeze yireherezaho abantu ngo ashaka ko abantu bamukunda cyane, abari we barangamira. Erega bari baje kumaza ngo tubwire ngo ni wowe Mesiya, birumvikana iyo ataba afite umutima wo gusobanukirwa n'ubutumwa afite, yendaga kubikururiraho, ariko abereka ukwiriye kuza. Yego, Yohana ntabwo yigeze ashaka ko abantu bamwishimira cyane wenda ngo bamukunde mu buryo budasanzwe washyiramo amagambo yo kubikundishaho, ahubwo yabasobanuriye icyo agambiriye n'icyo yazaniwe aricyo Kristo. Wenda tuzabona mu ngingo ziri imbere. Ikindi dukwiriye kuzirikana nuko uyu Yohana yategurizaga yari ari hafi cyane mu gihe yari arimo. Ni nako ubutumwa dufite bwo guteguriza abantu kuko kwa Kristo. Ntabwo dushidikanya ko Kristo ari hafi. Kandi abantu bagiriye umugisha mu kwakira ubutumwa bwa Yohana, n'abakira ubutumwa bwa Yohana. Ubu rero dufite inshingano ikomeye inaremereye cyane dukwiye kwitaho. Ndanezerewe cyane kuko ingingo itugarutseho cyane, idushize mu mwanya wa Yohana. Ndimo ndatekereza ngo niba dukwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza bwiteguza abandi, Imana iduha umwiteguro ukwiriye. Nk'uko Yohana nawe burya yari afite umwiteguro we ku giti cye, birya abinteguza ya Yesu, kandi Yesu amuhamya amagambo avuga ngo mu babyawe n'umugore ntawe uruta Yohana. Bivuze ngo ubwami yategurizaga abandi nawe bwari buri mu mutima we. Reka dusabe Imana kugira ngo natwe itunganye imitima yacu, maze ubwo twiteguza abandi, twebwe nabo tuzatahane ubwami bwo mu ijuru. Reka dusenge. Data ukiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusobanukiwe neza n'iby'umuteguro n'ibyo gusohoza ubwami bwawe wasobanuriye ubinyujije mu nteguza Yohana. Yabibwirije ayobowe na Mwuka Wera, kandi ubutumwa bwe twasanze bwarakoraga ku mitima y'abantu, baba bakomeye n'aboroheje, maze akavuga ati mwihane ibyaha byanyu. Natwe Data duciye bugufi kugira ngo twuhagire gukiranirwa kose, maze ubwo dutegereje ubwami bugiye kwimikwa, uduhe umwiteguro ukwiye, ari twe n'abagenzi bacu bagutegereje bafite ibyiringiro, nuhishurwa tuzagusanganire. Ngaho ubuntu bwawe busorezwe mu mitima yacu, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.